Ishuri ry'ubuzima. Nshoboye ntari umuhanga gusa nariganye kandi nigana nabi ndetse ubu nanataye umutwe. Nagize inshuti mbi gusa nanjye sinazibereye urugero ahubwo naraziganye. Nabonye zambariye amapantaro munsi y'ikibuno ndetse yanacitse mu mavi, bati ni viziyo, nanjye njyaho ndakokobeka ndigana. Umubyeyi yabibonye kare ko nataye umurongo aranyebura ngo ngaruke mu nzira, gusa nabifashe nk'ukunyanga. Nta kindi nakoze uretse kugisha inama inshuti. Nta kindi nabwiwe rero uretse kunywa ibinyobwa bimara ubwoba. Narashidikanije ariko banyeretse urugero, nanjye koko mbona nibyo ndabikora, gusa nariganye. Hadaciye ingahe inshuti nazo ziti ujye urya abana ntukabapfushirize. Nanjye rero nasanze ariyo si turimo, narabikoze koko numva ni ibya mbere, gusa byari ukwigana. Nyuma rero umwanya wo gusarura icyo nabibye warageze, aho naje kuba umupapa imburagihe ndetse nkanisanga inyuma ya giriyaje mu gihome aho nazongera kubona izuba ukundi. Si ibyo gusa yewe kwigana byanzaniye, ahubwo nanabikuyemo uburwayi bw'iteka sida. Gusa byose ndabishinja kwigana ndetse n'ubwenge buke. Isomo rero kuri wowe umaze kumva iyi nkuru y'ubuzima, jya ugerageza guhitamo inshuti nziza kandi nawe uzibere urugero. Jya uhora uharanira kwigana icyiza uce kure ikibi muri rusange, kandi ujye wumva inama nzima ugirwa.